tugiye mwaye ikaze gukurikirana ino channel Soso TV show. Ndajya kwibutsa ko njye wumva ni Nyaga. Uno munsi nguzaniye amakuru ku makuru amaze iminsi acaracara kuri no mihanda cyangwa se arimo kuvugwa yerekeranye n'umukobwa witwa Nyambo Jessica, umukobwa w'i Rwanda cyangwa se umukobwa tuzi muri sinema nyarwanda. Utese byagenze bite? Ni nyuma y'aka video kasesekaye hanze cyangwa se kagiye hanze ko bita DJ Crash warakoreshejwe ikiganiro na M Irene, arimo kumubwira ko hari umuntu w'inshuti ya Irene ufite ikiyo kinuka cyangwa se unuka. Nyuma umuntu tutazi cyangwa se ukuntu bitagenze tutazi, umuntu akaza gufata ifoto ya Nyambo akaza kuyishyiraho, agashyiraho ako gace kandi akagashyira ku munsi y'iryo jambo Crash yari yavuze, ashyiraho avuga ko ari Nyambo unuka. Nyuma y'ibyo ngibyo rero, nyuma yuko ayo matiku cyangwa se ako kavideo bamaze kugakwirakwiza, ndagira ngo mbabwire ko ntago ano matiku yazamutse ubundi ahereye kuri YouTube. Ano matiku yazamutse ahereye ku rubuga rwa TikTok, kuko niho ako kavideo bagashyiraho bashyiraho n'ifoto ya Nyambo. Nyuma rero kugira ngo iyo video ijye hanze cyangwa se ako kavideo kajye hanze, abantu batangiye kwibasira Nyambo, tangira kumwandikira bamwe na bamwe aturanuka ati byagenze gute byagenze gutya. Namwe murabizi kuri no mihanda ukuntu biba bimeze, batangira kumwataka, bitwa bagasukwa, bitwa abandi bose barabyogeza ku ma televiziyo cyangwa se ku bicano bigiye bitandukanye bya YouTube, batangiye kubyogeza. Uwitwa Nyambo navuga ko yatangiye kugira icyo bita depression cyangwa se navuga nk'ihungabana, yibaza se ibintu byakozwe gute cyangwa se byagenze gute. Nakubwira ngo rero ubu ngubu abakinnyi ba film hafi ya bose barimo kugenda babwira abantu ati mutuze mwikomeza guharabika undi mwana cyangwa se undi mukobwa, kuko mumubwira ngo aranuka, kuko twe twiribana nawe cyangwa se dukorana nawe ntabwo twumva anuka. Njye nagerageje kujya muri comment z'abantu ku macana agiye atandukanye no kuvuga kuri ibyo byerekeranye na Nyambo Jessica, bavuga ko anuka. Bamwe muri comment nsanga barimo baravuga ati se niba atari we unuka, niba atari we umeze gutyo ufite icyo kiyo kinuka, kuki babivuze Nyamba karakara? Abandi bati se kuki barimo kubiteraho comment cyane? Niba atari Nyambo bavuze cyangwa se ari undi muntu bavuze, bazana uwo muntu wabivuze bamubaza ubundi unuka ninde, bamene kujya gute guca amazimwe. Gusa murabizi kuri no mihanda buri muntu abafite ibyo yavuga cyangwa se afite ukuntu yashyira ku kintu umucyo, afite ukuntu yabyumva ku giti cye. Nawe ndagira ngo uze gushyira muri comment utubwire, ese koko Nyambo cyangwa se uno mukobwa w'i Rwanda Nyambo Jessica kuva igihe yatangiye gukina sinema cyangwa se imyaka amaze akora yose, wowe waba ubyumva kimwe nanjye? Waba aribwo muri uno mwaka bamenye ko anuka cyangwa se byagenze gute? Ngewe mbifata ibi bintu nkaho ari guharabika umuntu cyangwa se gushaka kurwanya umuntu, ariko bakabicisha mu bundi buryo. Mukurikiranye neza DJ Crash amagambo yavuze nta zina yigeze amentioninga ngo avuga ati n'uyu muntu unuka cyangwa se atange nk'urugero wenda kujya abantu bumvisha ko ari Nyambo. Ngiye gusa nabifashe nkaho ari nk'umuntu ashaka guharabika Nyambo cyangwa se kumurwanya, ahubwo binyuza kuri kano ka video. Ni nko kuvuga ngo haba ari abantu bakeneye kurwanya cyangwa se gushyira abantu hasi, ahubwo barabuze aho bazatangirira. Rero turagira ngo tubabwire ngo usibye biriya nta muntu bigeze bavuga. Ikindi kandi murekere kuvuga uno mukobwa w'umunyarwanda ngo ni Nyambo Jessica. Ngiye wumvaga ni Nyaga, manje gushyira umucyo ku bintu bimaze iminsi bivugwa kugira ngo tunabihega sopo tugende neza, twese social media neza. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe kuri no channel ni Soso TV show, kandi twongeye guhura mu biganiro bindi bigiye bitandukanye. Ngenda hari ngiye kuzambaha amakuru cyangwa se ubwino cyangwa se zigishyushye. Kora subscribe tukomeze tubana muri video zikurikira. Ciao ciao, ndabakunda cyane.